Aramutse mumeze gute? Nizere ko mumeze neza, nizere ko Imana ibarinze muri amahoro. Uyu ni Fofo wanyu, ndagarutse nje kubana namwe mbabwira ikintu wakorera umusatsi wawe kugira ngo ukure neza. Kugira ngo ukure neza, hariho abantu bambajije ngo nayahe mavuta nsiga mu mutwe. Noneho ndagira tubihere mu mizi. Ukuntu umusatsi wawe wakura ugasa neza, nayo mavuta nkayababwira, ariko ufite umusatsi mwiza ukuze uvuye ku mutwe nk'uko uyu wanjye umeze, mubona uvuye ku mutwe. Ariko mureke mbanze mbashimire. Ndabashimiye, Imana mwishuri baho umugisha, abantu munkurikirana, n'ukuri byarandenze, byankoze ku mutima. Kiriya kiganiro nashyizeho mwarakirebye, n'ukuri ndabashimiye abantu muri gukora subscribe, muri kunkora ku mutima basheri, muri kunkora ku mutima rwose. Ubu ngubu ndabanezererewe, video muri kuzireba, mukomeze mubane natwe, amavideo yacu muyarebe, kuko mudutera imbaraga, muri kudutera imbaraga zo gukora kugira tubahe ibintu byiza. Ubu ngubu akantu kose keza ngiye kujya nza nkabahe, nta mpamvu yo kubyihererana. Mfite ibintu byinshi, amabanga menshi ngiye kubamenera ku musatsi. Nawe ufite umusatsi w'injwiri, nawe ufite umusatsi utava ku mutwe, ku buryo ugiye kuzagira umusatsi mwiza, ujye ukomeza ukurikirana no mavideo ngiye kujya nshyiraho, uzambwira nyuma uko umusatsi wawe uzaba umeze. Nshuti yanjye, umusatsi usaba kuwitaho. Nimba ushaka naturere nziza, ntago ari ukwicara ngo utuze ngo uzikuza. Oya, ukeneye ifumbire. Nje kukubwira ifumbire washyira muri uwo musatsi wawe. Nje kukubwira ifumbire sheri, ufumbire uwo musatsi wawe ukure neza, ukure ufite fresheri. N'ujya uca ahantu bajya bavuga ati ufite umusatsi mwiza, ati wow. Ndabakunda rero, mureke munkurikirane ibintu njya nkoresha, mbibereke namwe mujye mubikoresha. Uyu munsi ngiye kubabwira ibintu bibiri, ibindi nzabivuga muri video zitaha, kubera ko umwanya bari muto, ntabwo mukunda amavideo maremare abarambira, kandi ndashaka ko video nzajya nkora mujye muyireba yose, kuko amabanga yose niho ngiye kujya nyashyira. Nimba ushaka gukuza umusatsi, reka gutarutsa video, yirebe yose kugira ngo hatazagira ikintu kigucika ugasanga uravuze ati ntabwo twagize gute, ntabwo twabikoze neza sheri, sibyo? Reka udukurikirane. Aha mfite utuboxi. Uyu ni umuceri, muri kuwubona. Nimba nawe ufite umuceri, ibintu ngiye kukubwira ubikurikize. Nubikurikiza uzanshimira, nukuri uzagira umusatsi mwiza. Uyu ni umuceri, aya ni amazi, aka ni agacupa kavuyemo mayonezi. Nawe waba ufite agacupa, ariko agacupa kabonerana. Ndababwira akamaro kako mu kanya, sibyo? Mfite n'utundi tubogisi, sibyo? Uriko tureba ngiye kwifashisha, nitwo ngiye kwifashisha guys. Ntangire mbere kuko dutangire. Reka aka kamikoro nkambare, kankashiriho hano. Ndizera ko muri kunyumva. Ego, tugiye gutangira dufata umuceri wose waba ufite ubwoko bwose. Ariko nje uyu ni umutanzania ngiye gukoresha, ariko Pakistan yabikora, Thailand. Umuceri wose ufite wagukorera pe. Ntuzi avuga ati ngiye gukoresha umutanzania kuko ari wo Fofo yakoresheje, sibyo? Dore nguyu. Kandi ibintu ngiye gukora, nshuti zanjye, mukora ibintu bitarenze iminsi ibiri. Iminsi ibiri nukura amazi aba yatangiye guhumura nabi, sibyo sheri? Mukore ibintu bitarenza iminsi ibiri. Njye niko nkora, nkagira gute, nkashyiramo ibintu bitari byinshi. Uyu muceri urahagije. Icyo dukeneye ni amazi y'umuceri. Ni ukugira ngo tubone amazi y'umuceri, sibyo abasheri? Mukore ibintu
bitarenza iminsi 2. Sibyo rero binashizemo. Reba ukuntu bingana. Nukora byinshi, hariho abantu baba badafite frigo, sibyo? Rero ubwo kandi bisaba isuku, ubu nakarabye. Noneho bigasaba uyu muceri kuronga. Ugomba kuronga muceri se. Naguzu aho ba waravuye uko bari bawufashe, kandi mu maso yacu hakenewe ibintu byiza by'isuku. Ngo mu maso yacu uzi bavuze mu maso yacu ndi gutekereza kuzabaha maske njya nkoresha we. Aya ngayo ngubu nayo kumena, sibyo? Nayo kumena, ntago ari ayo gushira mu musatsi. Guys, nshaka ko umusatsi wawe uba mwiza. Iyo umaze gushyiramo aya mazi, ugenda ugira gutya usa nk'urunga nanone, kugira ngo amazi yacu aze guhinduka. Aya mazi y'umuceri, nibagiye kuzana indimu hano, sorry kanisa. Aya mazi yacu y'umuceri niyo tugiye gukoresha mu mutwe wacu, ariko hari ikindi kintu nibagiye kubereka. Tugomba kwifashisha ibishishwa by'indimu. Ibishishwa by'indimu ikintu bidufasha muri aya mazi ni ukugira ngo amazi yacu ahumure neza. Nuyashyira no mu mutwe habe harimo akantu k'agahumuro. Indimu zigira akantu k'agahumuro keza, kandi aturindira kugira ngo amazi yacu atagaga vuba. Niyo mpamvu nababwira ati mukore amazi amara iminsi ngahe? Amara iminsi 2. Muri izo minsi 2 rero izi ndimu hari icyo ziba ziri gukoramo. Kandi aya mazi ndimo gukora ndagira nkubwire, ntabwo uhita uyashyira mu mutwe. Inshuti yanjye, aka kantu kumve neza, ntabwo yakora gutya ngo uhita uyashyira mu mutwe, kuko hari ikintu turi kwifuza muri uno muceri. Turi kwifuza ko uyu muceri utumbama, sibyo? Aya mazi yacu agahinduka nk'amata. Amazi y'umuceri aba yahindutse nk'amata, asa umweru dede, nyine kumwe amata basa, niko tuba tuyashaka. Niyo mpamvu nk'ubu nyakoze mu gitondo aya mazi ndayashira muri rino cupa ryanjye araremo. Namara kuraramo amazi nzayashyira mu mutwe ejo. Ntuzakora amazi ngo uhite uyashyiramo, sibyo nshuti zanjye? Uku nguku bibaye birahagije. Reba, uri kubona ko ataraba nk'amata neza, ariko uri kubona ko yatangiye kuba umweru. Amazi yacu yatangiye kuba umweru. Reka tugire gute? Tuyashyire mu icupa, turayashyiranamo n'uyu muceri. Nagushyiramo amazi gusa. Nagushyiramo amazi gusa ngo umuceri wihorere sheri. N'umuceri urawushyiramo. Nifashishije kano kantu, inshuti yanjye, nawe washaka ikindi wifashisha, kubera ko aya mazi y'umuceri ni ingirakamaro. N'umwana wamushyira mu mutwe. Urabizi ko abana bafite natirere nyine, wagenda upiriza mu mutwe w'umwana uhereye ku ruhariko, sibyo? Mazi yanjye aruzuye cyane, reka nse nkuyagabanya kugira uno muceri wose ugiyemo, kuko hari ikintu ndi kuwushakamo. Nari ndi kubabwira ngo washyira no mu mutwe w'umwana ufite natirere. Yewe aya mazi kubera kuza umusatsi, nawe wadefirije aya mazi wayakoresha kugira ngo umusatsi wawe wongere ugire gute? Ukure vuba. Sheri, iyo tumaze kubigenza gutya, urabona ko hano dushyizemo wa muceri wacu na ya mazi. Turafata bya bishishwa by'indimu. Ntubyibagirwe, kuko hari ibyo tukeneye muri bino bishishwa by'indimu. Nawe ntuzabyibagirwe kugira ngo uzajye wumva ka odeur keza. Sibyo nshaka rega ko
rwose musa neza. Iyo umuntu afite akanatirere keza agaragara neza, ni ukuri. Muri kubona ko nshyizemo izi ndimu, ndakubwiye bitangiye guhumura, mana we, bitangiye guhumura. Uzagerageza umutanzaniya, mana yanjye, n'iyi ndimu yo sheri wanjye, biri guhumura neza. Reka mbipfundikire, ubwo ejo bizaba bimeze ite? Ejo bizaba biri guhumura bya sana. Noneho nimba, reka ngire gutya, nimba ufite akantuza, nimba ufite agacupa, turi kubigendanamo neza, nimba ufite agacupa ko gupiriza mu mutwe, wenda kavuyemo ikintu runaka, aya mazi wayasukamo, ukazajya uteramo upiriza, kubera ko ikintu aya mazi ari kudusaba ni ukugira gutya umusatsi, guys, umusatsi wawe, noneho ugatera ahangaha ku ruhu. Nuko amazi nari narakoze, ngiye kubabwira kino kiganiro yarashize, mberetse kuntu uyasigamo. Ariko iyo uramutse ugize gutya, sibyo, ahangaha ku ruhu rwawe ugasigamo amazi, ugenda ukoramo ugasigaho, cyangwa waba ufite kakandi bapuriza ukagenda ukandiraho. Dukeneye aya mazi, tuyakeneye ko agera ku ruhu, kuko umusatsi nyine uba uturukamo imbere, niho dukeneye cyane. Ntabwo dukeneye kwibanda aho inyuma, n'ubundi aho inyuma nyine nukura uzakura uri gusa neza, sibyo? Uzakura abantu bose bakubaza ati ko ufite umusatsi usa neza, wabigenje gute? N'iryo banga rero. Irindi banga, abantu mufite umusatsi utava ku ruhu, ikintu cya kabiri ngiye kubabwira, ubwo ndi kubona iminota yanjyanye, ariko mutega amatwi mwumve iki kintu cya kabiri. Ikintu cya kabiri uzakora, bitewe n'itorero urimo, icyo kintu reka ntigarukeho hatagira abanyumva nabi, inshuti zanjye. Bitewe n'itorero urimo, nimba ari kwemerera gusuka, yasigemo usuka igituta, sibyo? Kuko iyo usutse igituta, ibanga ry'igituta, umusatsi wawe urarambuka. Noneho n'aya mazi waba wasutse, waba washizemo, umusatsi wawe ugakura vuba vuba. Urabyumvishije? Ikintu cyagufasha, nimba mu itorero ryawe wemerewe gusuka igituta, wagisuka. Ariko noneho nk'abadeperi batemerewe gusuka ibituta, ibanga nababwira, ngiye ibanga njya nkoresha, aya mazi nyasigamo, narangiza nkafata mukushi nkakusha, yagezemo hasi ariko nabanje kuyashyiramo hasi, nkafata mukushi nkakusha umusatsi wanjye, narangiza nkahita nshyiramo ishashi. Murayazi twa dushashi abantu bambara mu mutwe, nimba utagafite kagura 500, ugende ukagure, kuko iyo ugashyizemo, iyo umaze gushyiramo amazi ukakambara mu mutwe wawe, y'amazi aragenda agakora, niyo ukuyemo yashaje ibimeze nk'ahajemo icyokere. Ariko mva, noneho warangiza ugasokoza, inshuti yanjye, umusatsi ubusa neza iyo ukuyemo iyo shashi. Rero niyo nama nari ndi kubabwira. Ndagira ngo mbashimire abantu mwankurikiranye, Imana ibahe umugisha. Utarakora subscribe, nakore subscribe, mukoreshe ya comment. Ndabakunda cyane, mukomeze murebe zino video, muri kuntera imbaraga. Abasheri muri kuntera imbaraga. Reka mbwira abankurikirana muri mu Burundi, thank you. Message zanyu narazibonye abasheri, ndabashimiye cyane. Abari kunkurikirana bari mu bihugu bitandukanye, ndabashimiye. Abari gutera comment, muri kumpa imbaraga, ndabashimiye. Bari kunkurikirana muri Kampala, muri Bugande,
mumeze gute? Ndabasuhuje cyane muri muja bareko obulamu buri buja banange mbaramusiza mukomeze mumurikirane abari muri Amerika, abari muri Tanzania, abari mwese mbahaye kano gacano ka Fofo TV mugakurikirane mukarayikinge mukore subscribe. Ndabakunda banange muri kunyereka umutima mwiza. Ibi ngibi ni mubikora nabyo nukuri muzagira umusatsi mwiza. Ubutaha rero mberetse aya mazi mbabwe n'ikintu mwakora kugira ngo umusatsi uveyo ukure vuba. Ubutaha mwandike muri comment, ubutaha nzabereka noneho vitamine ushobora gushyira mu musatsi. Ntabwo watunga umusatsi wa naturel udafite vitamine uri gushiramo guys. Reka nkubwire, nzakubwira mu kiganiro gitaha vitamine uzashira muri uwo musatsi wawe, umusatsi wawe ukaba mwiza, umusatsi wawe ukabyibuha. Oh mana yanjye, nukuri mfite ibintu byinshi byo kubaha. Mwandike muri comment mbone ko turi kumwe. Nimara kubabwira vitamine, abantu mwansabye amavuta aza nyuma y'ibyo byose, kuko kugira umusatsi use neza nuko hari ikintu uba wakoze. Abantu muri kunsaba amavuta yo mu mutwe nzayababwira ariko maze gukora kiriya kiganiro cya vitamine. Ndabona ikiganiro cyacu kimaze gutinda kandi ndabizi ko mudakunda ibintu bitinze cyane. Gaho mugira umunsi mwiza, Umwami Imana barinde abandindire guys. Tuzasubira naho ubutaha. Ciao ciao.